Muraho cyane bahaye ikaze cyane uyu munsi wa none amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Turi muri Credo Light, nje kubabwira ibintu bafite muri Credo Light kugira ngo muze muteze imbere, muze mutugurize. Nk'abakunzi bacu ntabwo ari mwebwe nahisha ibyiza byo muri Credo Light kugira ngo namwe muze mwihahire. So dufite amatara y'ubwoko bwose nk'uko mubizi, tukagira n'ibijyanye nayo birimo amapurize. Iyi ni double, dufitemo n'amasimbo, ubwoko bwose bwa purize kabisa wakenera turabufite, tukagiramo n'ama interrupteri izo ari zo zose kabisa wakenera, ubwoko bwose wakenera turabufite. Hanyuma rero dufitemo n'utundi tuntu twinshi tujyanye n'amashanyarazi n'imigozi irimo n'utundi tuntu twinshi tujyanye n'amashanyarazi, tukagira n'amatara rero nyirizina. Spotlight niyo duheraho kuko urabizi ko muri iki gihe tugezemo inzu utashyizemo spotlight wakisha. Umuntu ushyiramo spotlight kugira ngo ube ufite urumuri ruhagije mu nzu kandi bisa neza. Spotlight rero z'ubwoko bwose turazifite, wati zose wakenera turazifite, kandi amatara yacu ni economique, ni amatara atwara umuriro mukeya ubu muri Credo Light tubahe spotlight z'ubwoko bwose, kara yose washaka, kandi amatara meza akomeye afite garanti itari bujyane bushyire mu nzu ihite rishya. Hanyuma rero ya spotlight dufite na panel light murayizi, ni amatara ushobora kurishyira mu nzu, mu cyumba, cyangwa se ukarishyira no hanze muri wenda ku kabaraza, kuri bariko ukahashyira. Ni itara ryiza ryaka cyane, wati z'ubwoko butandukanye tukaba zifite nazo, ni karibu kugira ngo tuyabahe. Hanyuma y'ibyo dufite amatara yitwa wall lamp, ni amatara ushobora gushyira mu rukuta, ushobora kuyashyira mu rukuta rwo mu nzu cyangwa se mu rukuta rwo muri bariko ahantu imvura itagera, akaba asa neza kandi yaka urumuri nyine rudapika cyane, ariko yaka mu buryo buri design ku buryo umuntu abona ubwiza nyine yahaye inzu yawe ubwiza. Turayafite nayo ku bwinshi, hari bene aya ngaya aba ari design muri ubu buryo, hakaba na bene aya ngaya afitemo amaso nayo ushyira mu rukuta. Iyo harimo n'aba ari waterproof ushobora gushyira n'ahantu hashobora kugira imvura, ariko akaba akaka ushobora kuyashyira mu gipangu hanze, ushobora kuyashyira ku nkuta zo kwibaraza, ahantu aho ariho hose ukeneye urumuri nyine muri ubu buryo ushobora kuzana bwo tukayaguha ku biciro byiza cyane. Hano muri Credo Light, Credo Light dukorera mu muhanda ujya mu Gakinjiro kandi ujya mu Kinamba. Umuhanda wo ku Kinamba Gakinjiro ni inyubako yitwa Isana, ntuzayobe, kandi aho harimo na nimero zo guhamagara. Hanyuma rero dufite amatara ajya muri jaride cyangwa se ku bipangu, barayabona nayo meza cyane ku biciro byiza. Dufite amatara, umwihariko wacu yitwa plafoniye. Amatara y'amaplafoniye ushobora kuyishyira muri salo, ushobora kuyishyira mu cyumba, ushobora kuyishyira hanze ku ibaraza, aho ariho hose ushaka. Ndakubwiza ukuri ko itara iryo ari ryo ryose rya plafoniye ushaka hano muri Credo Light turabifite ubwinshi ndetse ku giciro cyiza. Ni karibu cyane tuyabahe. Hari ayo kugira ngo nawe ushobora gushyira mu byumba by'abana, hari ibyo gushyira mu cyumba cy'umwana w'umukobwa, cyo gushyira mu cyumba cy'umwana w'umuhungu wabyaye, ufite umwana w'umukobwa uri gutegura icyumba cye, ushaka ko umwana avuga akisanga ahantu heza, ngwino guha itara ryo gushyiramo. Banguka kuko hasigayemo amapiyese make pe, ababyeyi bari aha bafite ukuntu bakunda ibintu byiza nkanjye. Hasigayemo amapiyese make rero ntaba ari wowe ucikana. Hanyuma dufitemo amaplafoniye ariko akoranye na klimatizeri, ariyo matara twita fani. Ubushyuhe buri aha hanze muri iyi Kigali twasanze yuko ari ngombwa yuko tubazanira n'amatara akoranye na klimatizeri kugira ngo tubashe guhangana ubushyuhe. Umwihariko wayo kuko atari za klimatizeri zisanzwe zitwara umuriro mwinshi, iyo ni nk'uko wacana itara nyine bisanzwe, itwara umuriro nk'uko itara nyine bisanzwe, kandi ukanabona n'akayaga. Aho akayaga keza kari natirere byamuzuye. So
ni karibu cyane. Dufite nanone amatara dukunda kwita dosifate, ariko ni amatara dushyiramo amampure, bene aya ajyamo amampure. Ushobora kubishyira aho ariho hose ushaka, muri salo, hanze, mu gikoni, kuri salamanje, anywhere rwose kabisa, bitewe n'ukuntu inzu yawe ushaka kuyisa, inzu yawe ushaka kuyidizayininga, wazana ryo tukarigura. Dufitemo amashandiriye, sasa amashandiriye, dufite amashandiriye yo mu mazu manini, yayandiye ni amazu manini cyane, tukagiramo n'amashandiriye ushobora gushyira mu nzu ntoya, nkanyama mu kazu gatoya pe, akazu k'iwanjye gatoya nashyizemo agatara k'agashandiriye keza cyane, keza ubu ubona nyine ari i Burayi kabisa, ari i Burayi, ni karibu kabisa tuyabahe. Ushobora gushyira mu nzu ntoya, nawe ushobora gushyira mu nzu, mu mazu manini nk'iri ngiri, ni itara rishobora kujya mu nzu nini kabisa, cyangwa se ahantu hari space nini, nk'ahantu ho gucururiza, mu rusengero, ahantu nyine haba hafite space nini hisanzuye, ni karibu nayo tuyabahe. Dufite amatara ushobora gushyira nko kuri salamanje, n'iri tara washyira kuri salamanje yawe, tabulika bisa neza cyane cyane cyane. Hanyuma wamara gushyiraho ibintu kuri salamanje, ugahita muha n'ibyo ushyira muri salo cyangwa se muri esikariye. Naho aya ngaya ari muri esikariye uyashyiramo yose kabisa, biterwa n'uburyo ushaka kudizayiningamo inzu yawe. Ni karibu rwose, tuyabahe, ni menshi, arahagije kandi meza ku giciro gitoya. Ikindi kandi ntimwibagirwe ko dufitemo n'amatoilette, amasinke, bathroom shower, utuntu nyine twinshi tugiye dutandukanye. Ni karibu cyane, ni karibu uze uduteze imbere, aba ariwo usigara, natwe tubone ku mugisha Imana iguhaye, natwe tugusabire umugisha, Imana yagura ibikorwa byawe, Imana yagura intambwe zawe, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze.